erega ko imana kaze imvura ihise buri wese yakira uri bugwaye amafaranga nawe yayakoreye yatakaje ibyuya ugwaye amafaranga nawe yayakoreye mu byuya bye mu shenamiye ntago yakorera for free afite ikindi agutegerejeho nakibona azagenda yego kandi nabwo bishobora kutazaguhira nabagira inama ba rubyiruko bagenzi banjye nanjye ndurubyiruko dukore twiteza imbere tutagiye mu bibi kugira ngo dushake iterambere ryihuse. Yeah, hello my people, this is Band Life TV. Reka mbanze mbasuhuze kandi mbifuze gukomeza kumererwa neza aho muherereye mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Iyi ni Band Life TV, muramubona the smart girl Gihozo. Uyu munsi murabona ko ibintu ari show kandi reka dukomeze tubahe ikaze abaherereye muri Afrika y'Epfo, i Burayi, muri East Africa. Reka mbonereho kubaha ikaze kuri Band Life TV kuri uyu munsi. Smart girl, you are welcome. Abo murakoze cyane. Ya WhatsApp amakuru y'ibisi wari wavuzeho. Amakuru ni meza ndashimiye kuza kuri Band Life TV. Ya Band Life TV tuguhaye ikaze kandi abakunzi bacu bari bagutegereje cyane. Muri aka kanya niki wabwira abantu badutegereje? Ariko bose nabwira ati love you so much. Ya ndakunda cyane amahoro y'Imana n'imigisha aburiho. All right. Ya mwamwumvise Gihozo, reka tumusabe dutangire adusengera dore ko muri iyi minsi arimo anahanura. Muri iyi minsi uraza kutubwira ibintu bijyanye n'agakiza cyane. Abakurikiye Band Life TV turashaka gukizwa muri iyi minsi. Urabyumva gute? Watangira udusengera? Imana nitanga agakiza. Imana nitanga agakiza ariko yamaze kukaguha. Nta muntu utanga agakiza, Imana nitanga agakiza. Niyo mpamvu abantu bajyacumuzwa n'abantu kandi si byiza. Kandi burya ni ryari wamenya ko umuntu akorera Imana nta mpamvu yo wowe umuntu umwana w'umuntu kuvuga ngo runaka gutya na gutya no ntago ari wakorera no umva wimuvuga nabi mbese menya ibyawe. Umuntu wese agomba gukorera Imana uko yumva bishobojwe n'Imana. wowe uri kumuvuga utugambo tuntu ori ikindi marayika w'umuntu se mwisi no menye ibyawe menye ibyanjye uriya namenye ibye cyambere Imana nimwe dukorera Nyagasani nizi byacu. Donc buri wese abisokoza uko byogoshe. Abisokoza uko byogoshe narababwiye ngo agumana agasaraba cyane. Ya gusa turashimira Imana uko tutanyivuga ngo masengere aba bifite ibibazo dafite ibibazo gusa ndatekereza mu hano mu isi naho dafite ibibazo gusa navango icyambere no kwihangana kumva ugomba kwihangana. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ishobora byose, urera kandi urakiranuka, uzi ibidukwiriye Mwami Nyir'ingabo. Nubwo dushaka dushobozwa nawe, cyubahiro n'ikibi cyawe tuyobore mu nzira yawe yo gukiranuka. Kandi Mwami Imana niwe wabwiye Gideyoni ngo agende uko imbaraga ze zingana. Mwami Imana muzamurwanirira, urwanire buri muntu wese mu ruhande rw'uko imbaraga ze zingana mu izina rya Yesu. Turinde Satani, turinde ingabo ze, turinde ibyiyitirira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uduha agakiza kawe ku buntu, izina rye rihabwe icyubahiro. Amen. Bavuga ngo amena hajya amena. Smart girl, you are welcome. Imva murakoze. Dutewe ishema no kuba wakiriye ubutumire bwacu kuri uyu munsi, ndetse nkanjye Mr Bando by'umwihariko ndagushimiye uri hano muri kano kandi. Biranangaje witwa ngo Mr Bando. Ukatonda abantu. Bisubiremo nitwa Mr Bando. Mr Bando. Oh my God. Mr Bando Life. Bando Life. Sobanura iki mu Kinyarwanda ko amashuri ashobora kuba ari make. Nibyo bisobanuye iki? Waretse kaza. Bando zikora internet wenda baduha. Kandi iri ahantu hose. Ubwo ni internet y'ubuzima. Ubwo ushobora kubonera ahantu hose. Ubuzima ushobora kubonera. Ugenekereje ubwo ni internet y'ubuzima. Ya. Ubundi Band Life mu magambo make reka mbigusobanurire wenda uzabisobanure n'abantu. Ni ibintu byinshi bihuriye hamwe. Ibyiza byinshi bihuriye hamwe. Kumva ufite ikibazo ukamufasha, kumva useka mugasekana, wakumva ubabaye mukababarana. Niyo meaning ya Band Life TV urebye. Bitewe na sense urimo
tugendana nawe, nimba ubabaye turababarana, nimba wishimye turishima, nimba uri mu gahinda turagufasha kujya mu gahinda. Niyo mpamvu muri kano kanya ko twabonye wishimye natwe turishimye. Yesu bavuze ngo abarushye n'abaremerewe baze. Ubwo ibyo ni ibiki we? Gihozo smart guy, muri iyi minsi uracecetse. Ntabwo ncecetse, kandi burya Imana yabwiye umuntu witwa nani Zakariya ngo nacecetse narumvise. Imana yarumvise. Amina. Yashimwe Imana yonyine yongeye kunzana kuri cano yanyu, ganire n'abantu banyu, kandi Imana ibaha umugisha. Bafite umutima mwiza Imana ibaha umugisha, bafite umutima mubi namwe Imana ibaha umugisha. Ni ukuvuga ngo ababi n'abeza bose Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Njye umubi n'umwiza ndamukunda, nta muntu nanga, kuko burya umuntu ufite urwangano muri we aba ari uwa Satani, kuko imbuto y'icyiza n'urukundo. Umuntu akugaragarije ko akwanga ntanabiguhishe, wakomeza ukamukunda. Yego. Ni iyihe ngingo washingira? Kuko buriya ni byiza banyeretse urugamba ahagazemo, cyangwa se ahahagaze akambwira ati Gihozo ndakwanga. Yego. Nyamuna na comment ati Gihozo mbona sinzi, ariko ni byiza kuko ubunyeretse aho uherereye ku ruhande rwawe, nkavuga ngo Mana n'uyu nguyu akeneye kuba wamugenderera nkuko wagendere cya gisambo baraba ku musaraba ukagihagakiza. Yego, ntawe uzi ibiri imbere uko bimeze, tuzi ibyaka kandi ibyo mukanya ntabyo tuzi. Rero Yesu avuze ngo mukunde n'abanzi banyu, nuko mbaho ndakundana, njye nkunda umuntu wese. Nimba ukunze umwanzi wawe atagukunda, nawe ntukwiye kumukunda. Ngenda mukunda biratandukanye. Njyewe unyanga ndagukunda, unankunda ndagukunda. Ubashije no kubimenya ko nkwanga wakomeza ukanga. Nawe nkana gusengera ni Satani rego ukurimo, ntago ari wowe, kuko Imana yaremye umuntu imurema mu ishusho ryayo, imurema n'ubwiza, imurema n'urukundo. Ahubwo umuntu Satani yaje kumwinjiramo aramuhindura. Yego, ahinduka mubi ku bwa Satani. Ubundi nta muntu mububaho. Nta muntu mububaho. Ngewe mbonye uri mubi kunda gusengera, hanga Imana ni gushoboze yo guha urukundo muri wowe ukunda abandi, kuko udakunda ntazi Imana. Wowe ufite urwangano ntabwo uzi Imana, kuko Imana ni urukundo. Yego. None ko tujya tubona abantu bamwe na bamwe bakora ibikorwa bibi, babikoreshwa nande? Ni Satani, ni Imana, ni ndu bakoresha? Oya, Satani ukoresha ibibi. Ni ukoresha ibibi. Imana yakoresha umuntu ibintu bibi. Yego. Imana se si ikontorora Satani? Oya. Ngira ngo yamukontorora. Ubundi ari ibintu Satani mbere yuko ajugunywa mu isi yisabiye Imana ikintu kimwe, bati noneho wowe njugunya mu isi, abo nzabasha kuyobya bazaba banjye. Yego. Burya Imana icisabye ikigo, nubwira Imana ngo Mana ngewe ndi umukene, uri umukene. Nubwira Imana ngo ngewe Mana nge ndi umukire kuko ngufite, uri umukire. Yego. Icyo usabye Imana ni ikigo. Satani rero Imana yaramuretse, ariko nubwo yamuretse yarebye n'umuntu yaremye. Nase kuki Imana yarukiye Satani mu isi, izi ko arimo n'umuntu, ariko Imana irongera ikora plan B yo gucungura umuntu kugira ngo umuntu uzizera, kuko biritubwira neza ngo uzizera wese akizera wazabeshwa no kwizera. Ikindi, umuntu wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe ntabwo yavutse ku bushake bw'umugore n'ubw'umugabo, yavutse ku bushake bw'Imana. Yego. Yavutse ku bushake bw'Imana. Yego. Ngira ngo ariko abantu bose bavuka ku bushake bw'Imana, kuko umuntu abaho, umuntu agera ku isi Imana yibizi ko umuntu ni nkaho aba yarariho. Donc biba ari nka finali, ni nk'igikorwa finali kiba kugira ngo umuntu agere ku isi, ariko Imana yo ibibizi izi nibizamubaho, izitangiriro rya izi ni iherezo rya. Ibyo ndabyumva. None se Imana ntabwo irema Satani, ntabwo ari izitangiriro rye n'iherezo rye? Nkeka ko itari ibizi. Yari ibizi. Imana izi byose ngo tutaranavuga, ijambo ritaranaba mu kanwa kacu. Imana ibizi ibyo tugiye kugira gute, ibyo tugiye kuvuga. Imana rero irabanza ikareba kwigerageza, mbese kwihangana kwawe. None se Yobu ntiyakiranukiraga Imana, ibyago byamugezeho. Yego. Bimugeraho Imana, kandi rero yirase Yobu kuri Satani ati warebye Yobu umugaragu wanjye uburyo nyiranukira mu isi, wamwitegereje mu byo akora byose. Satani ati yabura ate gukiranukira, muhaye ibintu ubutunzi, wamuhaye umugore mwiza, umuha abana, umuha ubutunzi. Imana amwe ati bikora nzi umutima we. Yego. Nzi umutima we. Satani ashobora kukugerageza
ari Imana yamukugabije. kuko irakuzi neza umutima yashyize muri wowe kutazigira uyihaka. Niyo mpamvu abantu bananiwe kwihangana mu kigeragezo. Kandi Imana nayo irabizi ko Satani arusha ikiremwa muntu imbaraga. Yesu aduha ubushobozi. Yego, aduha ubushobozi. Umwuka wera ni ukora imirimo itangaje, niwe wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twiba sicyo twakora dusha kuwo mwuka wera ni Yesu wawe mese dushaka uwo mwuka. Tugira ubwoba iyo tudafite umwuka wera. Yego, ako tukiraho hari ikibazo. Tudafite umwuka wera turasambana bikemera. Tudafite umwuka wera turasinda. Tudafite umwuka wera turagambana. Ariko iyo dufite umwuka wera aratwemeza ati mwana wanjye iyi nzira ntabwo ari sawa. None umwuka wera wamushaka gute? Wamushakira he? Wamubona mu buhe buryo? Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakishe gukora ibyiza badacogora. Amina. Ako nta mpamvu kuvuga byinshi. Hari ikibazo nifuza kubaza tukiri kuri ibyo by'Imana cyangwa se bijyanye n'iyobokamana. Buriya igihano Satani yahawe, wemera ko kiriya gihano ari cyo yarakwiriye? Kiramukwiriye pe. Njya mbwira umuntu iyo tuganira abanazanye ibirati Satani we. Ubwo nibuka Yesu abwira Petero ati mvi nyuma Satani. Ubwo Petero abwiraga Yesu ngo biragatsindwa kuzapfa. Kandi Yesu umugambi wari wamuzanye no gupfira umuntu. Kugira ngo tuba abashe kuducungura. Petero ari kumva cyumva ayo magambo. Aramuga ati nibikabe wo. Ariko Yesu yumva si ntago ari Petero ahubwo ari Satani umuvugiye. Muzi ko Satani avugira mu bantu we. Yesu arahindukira abwira Petero ati biragatsindwa timva inyuma Satani. Yego, buriye rero umuntu njye niyo mbona umuntu akora ibi ndavuga ati wowe si Satani ahubwo Satani we. Uri kumva ni mbese umugabane wagabanye uhagararemo neza. Turabana b'Imana uko bizamera kose Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Satani rero va mu muntu w'Imana. Urumva? Ariko na Satani n'uw'Imana. Satani Imana yamuciriyeho iteka. Yego, kimwe nuko Yesu yabwiye abafarisayo ngo ndana n'abashobora batanga ubwami bw'Imana. Kwera ko bizeye. Ariho rero abarokore bumva ngo barakijijwe gusa birarangiye. Yego. Barumva ngo twe twarakijijwe kubwo ubuntu nibyo. Yego. Ariko se ubwo buntu wagiriwe n'Imana uri kwitwara ute? Yego. Ndakumva cyane. Nibyo. Kuko imbuto y'icyiza uri kumva no gukora ibyiza, imbuto y'ikibi no gukora ibibi. Yego. Aho ngaho ndumva nanjye mfashije. Njya umuntu ushaka umuntu nk'abati uyu muntu n'uw'Imana bitewe n'ibikorwa bye. Ayushuwa wabimenya cyane. Ko abantu benshi nubwo bari n'umupagane nkamureba nk'abati uyu n'umuntu w'Imana. None kubera akora ibintu byiza agira urukundo kandi buryo ngubese urukundo. Ngo ijambo ry'Imana ngo guhanura bizashira, kubwiriza bizarangira, ngo ari kugiti ngo ariko mbese urukundo rw'Imana ntiruzarangira. Kuririmbira Imana ntibizigira birangira, no mu ijuru tuzaririmba. Nimba uririmba mu isi uririmbira Imana no mu ijuru uzaririmba kuko usagara muri korari uririmbe y'abamarayika b'amababa. Uravuze ngo hari abantu ngo bakora ibikorwa byiza mukabona yuko nyine bafite urukundo rw'Imana. Gihozo ubu nta muntu urakwishushanya aho wabereyeho ngo agukorere ibikorwa byiza kandi mu mutima we akwanga. Yesu abivuga neza. Avuga ngo iki? Muzabamenyera ku mbuto zawe. Ariko nanjye nshobora kwera imbuto nkafasha abantu ariko atari uko mbakunze. Kubw'inyungu wenda naba mbakeneyeho. Inyungu zitandukanye no gukorera Imana. Buryo umuntu w'Imana akora ibikorwa bye by'urukundo abikora atiteye ku nyungu ari bubone. Yego. Fati ndi kubikorera Imana. Yego. Ni gute wakorera Imana ukumva kuri kuyikorera? Cyambere cyo udafite uburiganya. Abantu bose ukagirira neza abantu bose. Yesu avuga umugire neza abantu bose ko cyane cyane abo mu nzu y'Imana. Abatarabo mu nzu y'Imana. Ibyo ngibyo ni Yesu bivuze. Ntubimbaza abatarabo mu nzu y'Imana. Ariko nabo tubagirire neza.
Okay, reka twigarukire mu buzima busanzwe. Urakoze cyane, nako kari agaciyemo ubuduhuguye buriya bumvise, ndetse n'abadukurikiye baraza kugira icyo babivugaho muri komenti. Guhugurana ni byiza cyane. Yego, muri ibyo 318 bagukwana kwabo kwiza ngo barahugurana, ngo kugwa mu cyango babona amahoro. Yego, none nawe uri muri umwe mu bemera yuko gusenga ari ukujya mu rusengero gusa aribwo Imana ishobora kugufasha ugakiza, ukakira ko gakiza, cyangwa wemera ko aho wasengera hose urusengero gukuri n'umutima w'umuntu? Niko mbyizera, abandi myizere yanyu ntayo nzi, ariko reka nkubwire impamvu mbyizera. Kujyana guterana kwera ndakwemera, kuko ari wahita bati mbese ijambo ry'Imana nimwirengagize guterana kwera, ndabyemera nabyo. Ariko Yesu bivuga neza ngo nimva mujya hiherereye musenga so urahatagaragara, ngo so mbese so umenye ibyisho azabibitura ngo isengero zanyu, imibiri yanyu ni isengero z'Uwiteka. Birahagije, usengero Uwiteka ntukarwangize, urwangizisha ibibi. Ni ukuri imibiri yacu niyo ubwo rusengero ukuri rw'Uwiteka. Okay, muri iyi minsi Gihozo Smart Girl uragaragara neza, sinzi ahantu hugiye, musigaye ukorera he? Maze iminsi mugiye kuri projet yanjye, mfite filime ishyashya. Mfite filime yanjye ishyashya. Wigeze kubitubwira aho, ariko yaba igiye gutangira kujya mu bikorwa? Yagiye gusohoka vuba aha, tuyitegereze cyane. iri bugiye hanze vuba ngaha. Ni filime nziza cyane, muzayikunde kandi muzayirebe. Abazakenera kuyireba bazayisanga kuyihe channel? Bazayisanga kuri channel yanjye yitwa Smart Girl TV. Muzayikurikire kandi ni filime nziza cyane. Yitwa Inzirigana Ikuzimu. Yaba umwana yibonamo, yaba umukuru, yaba wese ayibonamo. Turabonamo umukobwa wananiranye ushaka kutanyurwa niwabo kuko ari abakene. Yego. Ahubwo agashaka kubaho mu bushobozi burenze ubw'iwabo bafite, agashaka ubutunzi buruta ubw'iwabo bafite, akumva ntabwo yaba mu buzima bwa gikene. Ako kantu karaneze mu bakobwa muri iyi minsi. Ntabwo ushaka kubaho uko wenda umuntu ashaka kubaho nka runaka, kandi runaka afite level abantu ntabwo tureshya, abantu tugiye dusumbana. Yego, ntabwo abantu twarenganira. Yego, kuko nabiri yavanga umubaje imitima ntiyayiringanije. Yego, ntabwo abantu ntabwo tungana, abantu ntabwo twumva ibintu kimwe. Ariko ni filime irimo umwana w'umukobwa witwa Shayini, utabasha kunyurwa nuko iwabo mbese babayeho mu buzima bwabo, ahubwo kumva ari kubaho mu buzima burenze ubushobozi bw'iwabo. Bigatuma akora ibibi bitangaje bitandukanye. Rero ni ukuri ni filime muzayikurikire, ngiye kubamara amatsiko, namwe muzimana amatsiko. Ni kuri Smart Girl TV. Kuri channel yanjye yitwa Smart Girl TV. Vuba aha tuyitegereze. Muyitegereze vuba rwose. Muzakore subscribe, like, share na comment. Ibyo tuzabikora cyane. Ariko tugarutse inyuma gato, mbona urubyiruko n'ubundi rwibanze cyane mu gushaka kubaho ubuzima buri hejuru burenze ubushobozi bafite. Ubivugaho iki? ni ihe nama wabagiramo hagati aho ngaho? Wowe ubibona gute? Nawe niko ubibona? Urubyiruko rero cyambere cyo nimbara kuza ugasanga iwanyu nta bushobozi, ukagira amahirwe wenda yo kwiga. Yego, ukihugura muri wowe, koresha ubumenyi wakuye mu ishuri. N'ubundi bumenyi bw'ababyeyi bakunguye inama z'ababyeyi ziteranyeho, ubashe kwiteza imbere ukoze. Pana kumva yuko mu byo udafite uzabikura ku bandi bantu, kuko burya umva kwifuza kwawe guherere ku Uwiteka, ubundi ukore ntacyo utageraho watinyutse ugakora cyane. Donc urabashishikariza gukora kuruta uko basabiriza, cyangwa se kuruta uwo bagira uwo bategaho amaboko akaba yanabajyana mu nzira mbi. Erega ko Imana akaza imvura ihise, buri wese yakira. Uri bugwaye amafaranga nawe yayakoreye yatakaje ibyuya. Ugwaye amafaranga nawe yayakoreye mu byuya bye mu bushiramire, ntabwo yakorera for free. Afite ikindi agutegerejeho, nakibona azagenda. Yego, kandi nabwo bishobora kutazaguhira. Nabagira inama ba rubyiruko bagenzi banjye, nanjye ndi urubyiruko,
dukore twiteze imbere tutagiye mu bibi kugira ngo dushake iterambere ryihuse. Nta mwana uvuka ngo ahita agenda, umwana aravuka akabanza akabanza kwiga kwicara agakambakamba, yamara gukambakamba akagerageza guhagarara, akagerageza gutera intambwe. Ni nako ubuzima bumeze, ni tapi par etape. ni partape. Ni ukuvuga ngo ibintu byose uriye wese ushobora gukora ukabigeraho utishoye mu nzira mbi cyane. Gihozo smart girl, uri smart muri iyi minsi sinzi, ariko amafaranga wowe ndabona akantu karabonetse kutaradutumira ngo ugure n'akantu. Icyambere no kumva ko Umwami Yesu amahagije agiye kurigera mu bihagije. Yego. Ni nk'uruhe rugero wumva uzageraho ukumva ko ufite nk'ubushobozi buhagije, cyangwa uzumva ko igihe smart girl maze kugafata? Ese ubundi ubu ntiwagafashe? Kwifuza k'umuntu kurangira ko ajya aho yaturutse mwitaka. Nta rugero umuntu ashobora kugera kwifuza k'umuntu, nta kintu akeneye. Kwifuza k'umuntu uhererana n'ubuzima bwe burangiye. Buriya nibwo biba birangiye. Ubundi umuntu ahora yifuza, umuntu aremanye kwifuza, aremanywe kwifuza. Ufite imodoka arashaka indege, ufite indege arashaka icyogajuru, ufite icyogajuru arashaka n'ibindi. Kwifuza k'umuntu guherera kurangirana n'ubuzima bwe. Nta gihe umuntu atazahora yifuza mu gihe kiri munsi y'ijuru. Donc niyo watunga ibya mirenge ntabwo uzanyurwa. Icyambere nyurwa mu mutima, muri wowe umva kunyuzwe. Kandi abari hasi yawe ugerageza ubafashe mu bushobozi ufite. Ariko ibyo si benshi bakunze kubikora, biterwa n'iki? Usanga akenshi na kenshi nk'umuntu agakira cyane, n'ukena nawe agakena cyane. Kubera iki habamo iyo difference? Ubona ari iki kibura? Ni urukundo hagati y'abo bantu babiri? Reka ngubwire, Imana nyagasani ntabwo yanganyije abantu. Yego. Niyo mpamvu umuntu wese uko ari kose yakanyuzwe n'uko ari. Hari udafite ariko se jyewe gihozo nimvuga ngo wenda nimvuze induru, Imana ndakena, mfite amaguru n'amaboko. Hari udafite amaguru nari kuvuga ngo ndakenya. None se uko uriya ari gutaka afite amaguru afati wenda jyewe ndashaka kuba nakegeranya Nyabugogo, kandi jyewe ndashaka no kumanuka n'amaguru nkagerayo. Ariko hari undi utagerayo batamusunitse. Washimye Imana ukuri kose. Donc ukagira n'intego. Iyi ntego ushimira Imana kandi ukuri kose. Uvuga ngo Imana ndashaka kugira ngo nkure kuri urwego nshyire kuri undi ngire nanjye aho mfasha bari nyuma yanjye. Yego. Gihozo, ndumva twishimye cyane kuba twakwakiriye kuri uyu munsi, uhuguye benshi ndetse unabagiriye inama baba urubyiruko mungana. Muri iyi minsi bimeze bite? Umeze nk'umuntu ufite umukunzi, birashoboka? Cyangwa ntabwo ujya ukundana? Hari izina ujya ukoresha ngo iki sinze? Ngende inkone, murabizi rwose, ndi inkone rwose. Ngo bishatse kuvuga iki? Afite umugabo ndi inkone, nta muntu uzavuga ngo smart girl twaragize. Aho zaboneka azaza bavugira ati twaragize. Ubwo ni bimwe byanyu byateye uje wese urabyanga, cyangwa nawe ukunda imodoka? Ukunda imodoka utarebye Imana izaduha ikaduha ku buntu bwayo. Mu kiranuka ibindi byose bizaza ari inyongera. Donc dukore, kandi iyo tutabona izo modoka nta kizabuza umugezi ujya mu ijuru. Indirimbo ya 200 avuga ngo 218 ngo wabatinyutse ibyago byose naza kurikira Umwami Yesu. Ngo ntago azacogozwa n'incamugongo, ngo ahubwo abazimubwira nibo bazacogora. Ngo have wabwobawe ni munyihoreye namanamaje pe kujya mu ijuru. Yego. Muri kano kanya umuntu uzwi cyane muri social media, ugiye kubona ukabona nk'umusura aturutse hariya muri kano kanya aragupropose, aravuga ati jyewe Gihozo mbona uri umwamikazi w'umutima wanjye, nshaka kuzaba mama w'abana bawe, wabyifata mute? Siko numvise cyose gikomeye we. Urumva nta kuntu wabyitwaramo? Nyine muri ako kanya nta gisubizo wamuha cyangwa wabitekerezaho? Nyine nareba ko ajyanye n'ibyumviro byanjye na character zanjye, kuko ibije byose si ngombwa ngo dufate. Yego, ko turatoranya. Muratoranya? Ngenda toranya.
ngombwa gufata ibihishe byose yego abanyuze umutima wanyifana ubwo anyuze umutima wawe nta bushobozi afite wamufasha kubona no ubushobozi urukundo ni urukundo ntabwo rushingira ku bintu yego rushingira kuba ukunda umuntu birahagije muri iki gihe ubona icyo Imana irabashyigikira njye niko nteye nagukunze nawe unkunda nkabona ujyanye n'ibyumviro byanjye ibindi nyagasana bihumugisha erega abantu bagukira n'abo gukena yego yego abo gukira n'abahe abo gukena n'abahe biriya bivuga neza ngo ari abantu Imana yashyiriho kugira ngo ni Simiyoni abibwira Mariya ubwo bajyaga kumutura Imana batura Yesu Imana abamujyanye mu rusengero yateruye Yesu aramubwira ati yashyiriweho ikimenyetso cy'abantu bazagiriraho impaka yego abantu bagomba kugiraho impaka yego arabimuhanurira kandi kuko birasohora Simiyoni ngo Mana usezere umugaragu wawe none kuko abonye agakiza ka Isirayeli yego hariho abantu rero bo gukira nabo gukira hari abantu bazarongora n'abatazarongorwa kandi bakava muri iyi si kubera iki yego ubusa n'abasore bapfa badafite abagore barapfa ariko ikiba kitaragera cyo gushaka nyine ndi kukubaza nyine ese bajya gushakira ikuzimu ndi kukubwira ngo hari abasore bapfa badafite abagore bataranagize bwombo yego hari abakobwa bapfa bakiri amasugi ibyo ni ibyanditswe bigomba gusohora ubwo rero uko Imana yose yabyanditse ntawe urenga urwandiko nkuko bimeze bivugwa yuko ari hari abasaza ari bishubaziko ni bishubaziko n'abakobwa bishubaziko ni igiki ni umukobwa utarashatse ni iki numbaze ari usaza yaragumiwe ari n'abasore batabona abagore bakasanga umuntu yameze imvi ibintu byose ni Imana ibikora yego ni Imana ibikora yego muri kano kanya kandi ikintu nabwira abantu emera ubushake bw'Imana emera ubushake bw'Imana wivuga ngo nyize imyaka ngo 30 ngo 40 ngo ndi umukobwa ngo abantu bari kunseka ngo reka ngo nshake ngo nimugoroba ngo ngende nimugoroba gufite imyenda muri envelope no ibi Imana yakubwiye ngo nzakubakira mwana wanjye tegereza niba itarana bivuze ihanga bati Imana nimba ari uko bigomba gusokozwa nemeye ubushake bwawe nuko dara yawe Mana nta rubanza mfitanye nawe ngomba kugenda ndi inkoni yego uhuye n'umuntu akagucira urubanza akaba yakubwira ngo Gihozo warazimye ukabona ababajwe nuko ubayeho wamubwira iki warawagize ute ngo warazimye menye ibyawe nanjye menye ibyanjye menye ibyawe nanjye menye ibyanjye nuko namubwira wahita umuririmbira namukubitira iyo ndirimbo Gihozo menye ibyawe nanjye Gihozo menye ibyanjye yego Gihozo uyu munsi twishimiye kuba twakwakiriye mbere yuko dusoza kino kiganiro gira akantu ubwira nk'abantu kabasetse nk'agastori runaka agastori kabasetse nk'umuntu akubwiye ngo nsesa ni gute wamusetse nakubwiye ati mva ubwo se nagusetse uri umukino umukobwa uri umumama jewe nsetsa ubwo ngereka gusa no umusekeje uri umusore sibyo umukobwa yaje akaryama ukamushingaho urukoro uba wumva umeze ute nkagira gute ugahita ukuramo imyenda n'agakuramo imyenda oya si umugore no wakumva umeze ute ndakubajije nagira isoni kuko ngewe ntabwo ibyo njya mbikura ntabwo nagira isoni ngewe namenyereye kwibona ndi jyenyine ntambaye nta wundi muntu ndareba nyamara ubugiye hano abantu bategega isina ati Mr. Bando bimeze bite ati nyuma y'amarido niho habizi mama nyamara ngarikonza ariko ijambo ry'imava muri haba kuki ngo ariko ngo nzaguhana mishyire mu maso yawe ngo ariko uzashiduka ibyo utinya bikugezeho yewe nkunda Imana yanjye kandi ni nayo nkorera ntabwo nkorera umuntu niyo mpamvu yewe kumvugaho ngo simatigara bikini biki singukorera sinkorera so sinkorera nyoko nkorera yampamagaye yanashyize mu isi nawe uyigize mu ruhare nayo buri wese akorera niyo twiringiye niyo dukurikiye ucamanza ni Mesiya reka dutegereze urubanza dutegereze Imana uncira urubanza uri mu ntoki urinde kuncira urubanza uri marayika w'umuntu mu isi ntabwo uri marayika w'umuntu mu isi menye ibyawe nanjye menye ibyanjye wamenye ibyawe nanjye menye ibyanjye
buri wese azikorera uwe mutwaro buri wese azikorera uwe mutwaro. Smart girl, mbere yuko dusoza iki kiganiro ni iyihe nama wagira abantu badukurikiye cyangwa se n'abakurikira Bandu Life TV, baba bari mu Rwanda, bari mu mahanga, diaspora nyarwanda, nkawe tubona ukiri muto w'urubyiruko, ni ikihe gitekerezo cyangwa inama wagira abantu bari kugukurikira muri kano kanya? Sikyo nababwira, ntabwo ubutunzi butarimo Kristo ntacyo bumaze. Nuko nabisokoje nta nicyo rongeraho. Mbese bisokoje niba utunze Kristo, waba uri umukene waba uri umukire, birahagije. Kora ibyiza abantu bazakwigane, bavuga ati nyaboneka ati runaka ari umuntu mwiza, birahagije.